ese TikTok ihemba ku kwezi cyangwa oya? Umbaje ikibazo cyiza. TikTok ntihemba ku kwezi. Umva ikintu cyiza cya TikTok ntabwo ari nka YouTube. TikTok ntihemba ku kwezi. Nk'ubu uvuye hano ku murongo online bagwa gift ugasanga hagiyemo amadolari 50, ushatse uhita uyakuraho 5 kuraho bitewe nuko ubishaka. Nicyo cyiza cya TikTok. Hano mu Rwanda nyine ntabwo baratangira kuduhemba bagendeye kuki kuri views tugira kuri video nkuko ku YouTube bigenda. Niyo mpamvu udafite arya nk'umurwayi tugapfa gusabiriza izo coin, tugapfa guhabwa izo coin, izo gift zikavunjwamo amadolari, akaba ari amafaranga tuyabonera. Iyo amadolari amajije kwinjira muri systeme kandi urabizi ko nta PayPal tugira, bigenda gute ngo amafaranga nyabone? Ngeze handi wa muntu yambazaga embera. Hanyuma nigeze kucyo turi kuvuga ngo kubera yuko mu Rwanda amafaranga no tuyabikuza gute ko mu Rwanda buryo dufite bwo kuba twagira gute twabikuza amafaranga ko systeme yacu ntabwo itwemerera mu Rwanda PayPal. PayPal nkwibutse yuko PayPal abantu turi kuva kare ni nka AdSense ya YouTube. Amafaranga yageze urayafata ukashyira kuri PayPal, akava kuri PayPal ajya kuri account yawe usanzwe ukoresha ubuzima bwawe bwa buri munsi. Mu Rwanda kuko nta PayPal tugira, aba YouTube ba hano mu Rwanda aba TikTok ba hano mu Rwanda bamenye ubwenge, kubera ko kenshi umuntu agenda ahura n'inshuti. Harabona amenyeye hanga kuri TikTok, twamenye kuri Instagram, haraba twamenye kuri YouTube, nkagena savinga nimero tuvugana kuri WhatsApp umunsi ku munsi, nunguka inshuti. Iyo nungutse ya nshuti ifite kuri TikTok, ifite TikTok nayo kandi ikoresha PayPal cyane cyane muri Amerika, Canada, France, Japan, Brazil n'ahandi. Mr. Ranger, thank you. N'ahandi. Abo bantu kwa ko ufite PayPal mbahereza account yanjye ko mba nzi neza ko uwo muntu mwizeye. Attention, umuntu nizeye, unsubiremo ngo umuntu nizeye, umuhereza account yanjye, email and password. Ko muzi kamubwira ngo injiramo. Iyo yinjiyemo ashyiramo ya PayPal yiwe, kubera ko ibigaragaza location n'ahantu hari. Noneho no mu Bushinwa no mu Bwongereza, thank you, kubera ko ibigaragaza ahantu hari washyira muri system agahita kurura amafaranga yitaza, yamara kuza agahita ajya kuri account yiwe. Icyakora rero sasa wa muntu uri mu Faransa cyangwa se muri Amerika ikintu akora ni iki? Kubera ko abafite momo yanjye, ya mafaranga kuruye ayakurura ari mu madolari, ngewe amafaranga yanjye ari mu mayero muri system ubungubu, ariko yagiye kuyakurura aza direct ahita yivunja muri system akaza ari amadolari. Ya madolari muri system muzi ko kuri internet uburyo dolari bari vunjwa umunota ku munota, isaha ku isaha. Ahita afata ya mafaranga kiri muri system kuri account, agahita ashyiramo na nimero. Murabizi ko word limit zikora, murabizi. Agahita yanyohereza nimba kuyiha amadolari 100, n'uryo nimba yakuruye agahita yanyohereza hehe nkayabona kuri momo yanjye, mobile money ngendana. Aza yavunjwe atari mu madolari ahubwo aza ari mu manyarwanda, kubera ko fata rya 100 rigakuba n'igihumbi 150, ariko bamukata rimwe ryo kohereza idolari rimwe. Sizema muri kubyumva. Hanyuma wowe aho uri mu Rwanda uhita ubona ya mafaranga yawe ya mobile money kwa kugeze wa muntu aguhaye akubikurije. Yego biremera. Are we together? Turi kumwe muri murabyumva neza no nta kibazo. Ngaho rero nuko nguko PayPal ikora, nuko nguko amafaranga tuyabona ku bantu bari mu Rwanda nta PayPal ihari. Nuko nguko abantu bo hanze ba diaspora badufashije tukanabizera, nabo bakatwizera bakadufasha kubona ayo mafaranga mu buryo bumeze gutyo. Nguko uko rero PayPal ni nka AdSense. Reka nyite konti na account ya TikTok, sibyo? Na account ya TikTok naho ngaho nuko nguko amafaranga aza yinjira.
ikindi mugomba kubanza kumenya, nimba ukeneye kuba wakorera amafaranga, nimba wakenera kuba washobora kuba isa cyo gukorera amafaranga kuri TikTok, kubona amafaranga kuri TikTok biragoye ko abantu kuzajya kuri pano ukavuga ngo urimo urakora, ariko mbere ya byose yo kuza kuri pano uvuga ngo ugiye gushaka gift. Shaka gift ariko utekereza ko ukeneye aba followers bagufasha no kugira ngo hoster akugira ikizere abone ko nawe uri umuntu ukaze. Ikindi bigufasha n'izindi company kuba zaguhereza akazi ko kugira ngo ute ko kuzamamariza uturutse mu buryo bwa online TikTok yawe ufite. Niba TikTok ifite aba followers benshi kandi kurikirwa, ukora live nziza, company runaka izavuga ati uyu muntu tukatumuhereze product atwamamarize, atuvuganire kuko afite abantu benshi bamukurikira. Kuko ntabwo ufite aba followers babiri cyangwa 15 cyangwa 20 ngahe ngo umuntu avuye ngo genda ukora ibintu bitandukanye. Ikindi shaka aba followers uzamuke, kubera yuko biragoye kuba wazamuka kuri pano ya hoster. Hoster arategeka, ashobora ngo uyu munsi mwese mudarape video, kandi video yawe ntishobora gufunguka utageze ku ba followers 1000. Iyo utafa followers 1000 rero ufite hoster kandi yakuzamuye akavuga ngo mushyireho video mwese, we ntuyishyireho, abari hasi batavuga ati iki ni ikimenyane, hoster nayo itakujugunya mu bishanga. Banza ushaka aba followers, numara kuzuza uzabone kugaruka. Ariyo mpamvu rero bisaba iki, bisaba imbaraga zo gukora kugira ngo ubone aba followers. Aba followers baza gute? Baza ufite content nziza, umuntu akanagusharingira, ukagenda mu hoster w'inshuti yawe ukunda kuzamura kuri pano, nabwo aba followers bariyongera. Ubwo wa hoster uvuga ati shati nyamara ujye ukunda kunzamura kuri pano, reka byibuze nkumenyere internet wenda yuko kwezi cyangwa se wenda ngufashe muri ubu buryo, nawe ukaba wamushimira bitewe na wa muntu kwa service nzima. Kuko nimba nkurikiye abantu 100 kandi pano yanjye ijyaho abantu nk'icyo abantu nk'abantu hamagara tu, kandi pano yanjye ijyaho abantu 9, kuki se mpora gushyiraho kuri pano yanjye? Kandi nta kintu na kimwe nyine nawe ubwo uravuga ati uyu muntu aramfasha, byibuze iyo ngiye kuri hejuru hari abaha amacoin, hari abama gift, ndetse hari n'aba followers ko TikTok nabivuze hoster aravuga ngo uyu muntu ni mu following, bakamukurikira. Ibyo rero nawe gushaka content nzima, nimba udafite content nzima, ishurira umuntu utegura content agukorere content nzima, ujye wa uploadinga, ubona aba followers bazima. Numara gufollow aba followers bazima, ugiza kuri live ugure n'amacoin, ugire gute una blessing abantu nabo ku blessing, ubantangira ukorera amafaranga. Abantu ba muri Amerika, abantu ba muri Canada, izo etape zose barazirenze kubera ko na views barazibishyurira, buri kimwe cyose barakibishyurira. Ibyo bintu mu byumve, umuntu uri muri Amerika, umuntu uri mu Bufaransa, umuntu uri muri Canada, umuntu uri mu bihugu byinshi bitandukanye bya diaspora, mu Rwanda. Nimba umuntu atazi gukora amafaranga kuri TikTok, atazi gushaka aba followers, nimba umuntu atashobora gufata bene 500 cyangwa 100 ngahe ngo abihereze mu content creator cyangwa umuhereze miliyoni, avuga ati nshakira konti y'impereza tuntu two kwa uploading, nshyireho byibuze ndiye kwa aba followers baza, nawe ukajya uvanga ugashyiramo TikTok yawe kugira ngo yizamure. Ni akazi kawe, uri mu bihombo, uri kubura amafaranga. Hanyuma revo izamuka gute? Revo imaze iki? Nkuko nabibabwiye, reka dufate revo tuyigeranye nk'igisirikare. Umusirikare habanza, reka mvuge ku aba officers, birakora. Reka mvuge ku aba officers. Habanza lieutenant, sous-lieutenant, kapiteni, majoro, lieutenant colonel, general majoro, general de brigade, lieutenant general na general full. Hejuru nakazana yandi ngubita muri marishari hejuru nyine. Uko ayo mapeti yose mvuze ko agenda kurikirana, ni nkuko revo zigenda zikurikirana. Revo ya mbere, revo ya kabiri, revo ya gatatu, revo ya kane. Bega amaranka yi na amaranka siko ameza se nyine. Ntabwo nabicuritse. Nimba arantu namacuritse iranka, namanicuritse ngeze kuri ku magenerali. Habanza sous-lieutenant, lieutenant, kapiteni, majoro, lieutenant colonel. Sibyo? Hakaza general de brigade, general major. Nimba atabanza general de brigade, abanza general major, kimwe muri ibyo ngibyo. General de brigade, general major, yes.
hagahita haza lieutenant general, hakaza general, bicuritse ko byose hakaza general, bicuritse ko byose mbizi. Okay. Kapiteni n'umwanya wa gatatu, inyenyeri 3. Nibyo ndabizi. Aha. Turimo turagendana. Hanyuma rero uko amaranka agenda akurikirana. Major General niwe General Major. Ntago bize General Major niwe Major General. General Major niwe Major General. Niko ibibazo cy'Ifaransa mutari mu cyongereza mutari mu cyumba mwize aha. Hanyuma rero ya maranka uko agenda akurikirana uko n'amarevo agenda akurikirana. Revo izamuka gute? Revo y'umuntu izamuka biturutse ku buryo akoresha TikTok yiwe. Uburyo umuntu atanga gift. Izo gift mugundi ugasanga ufite gift ngufite nguturabo nka 20 ngo ntudutanga. Iyo dutanze revo yawe irazamuka. Mu kuzamuka bifasha iki bigufasha iki? Iyo revo yawe izamutse. Zana wazitanze ntanze manigani uvuye kuri revo ya mbere uziye kuri revo ya kabiri uri revo ya gatatu. Icyambere umuntu ukubonye nko umuntu avuga ku rutugu rw'umuntu ahitagutinya bate nkuko nanjye ndebe umuntu hano muri system ngata bate revo yawe urakaza uratanga. Ikindi byoroshye cyane kuko TikTok ihita igufasha kuba yagira gute yakwamaza video, ihita gufasha kuba yakwamaza za video cyangwa za video zawe wa postinze. Rarisi urakoze. Itigufasha kuba wagira gute za video zawe wa postinze byoroshye kuba abantu ba followers baboneka. Ariko biragoye kuba followers baboneka ufite TikTok yawe idakora. Turimo turagendana. Uko utanga kenshi revo yawe irazamuka, ari nako ibintu byawe bare recognized na TikTok mu gihe uri kujya gute uri gupostinga video. Tekereza kubikuza. Mu Rwanda se yabikuza gute? Nge nta na kamwe ntanga, niyo mpamvu ntazamuka. Ikindi ngewe nimba umpaye gift ukama n'urugero dizone umpaye manigane 2 unaraza wenda kamuturabo 5 biragoye ho kuri pano yanjye nzakuzamura nta kintu wampaye, hari wampaye ikintu ari hasi. Ibyo bintu muri kubyumva kubera ko ravuga ngo udafite arya nk'umurwayi ngo amaboko yahaye umuntu ntawe araguha. Nimba warampaye gift nanjye ukaza kuri pano yanjye ndakuzamura. Ese byaba uramutse uhostinze naraguhaye gift wansiga hasi cyangwa wanzamura? Urumva? Nimba udashoboye gukora content, udashoboye kubona video, ese na posting ihe video yarebwa, ese nakora iki? Shaka abafite content bazigushyirireho hariya, ubishyure bagukorere content, bagukorere video ujye wa uploadinga umunsi ku munsi. Niba ageza kuri revo ya TikTok yawe yarazamutse ubabwire ngo ndabona ibintu byanjye byarageze muri system, reka turangizanye. Cyangwa se nshaka umukomeze byibuze agire gute agukorere. Ariko uwo muntu ntuzamuha email yawe na password, azaguheza video kuri WhatsApp wowe uyifate direct uya-uploading kuri TikTok yawe kuko n'umundiza imeze neza nta kibazo. Hanyuma utangire gukorera amafaranga. TikTok kuyikoraho nta kintu bisaba. Ikisa cya TikTok irushije YouTube nuko TikTok itarindira kugira aba followers 1000. Yego followers 1000 biraryoha kubera ko nabivuze ko iyo ushyizeho video umuntu amenya n'umuntu wari we. Hari icyo bimara. Umuwa ufite ubundi kuri TikTok umuwa ufite followers benshi muwa hari ikintu ugira, muri ikintu ugeraho. Ntimuri kubyumva. Umuntu ufite kuri TikTok harimo n'abantu bameze nk'ingona. Ugasanga umuntu bwabugona bwe baramuhaye amagifti ayafatiye hanga ntakeneye kurekura. Ariko abantu usanga revo zabo ziri hasi. Ategereje arabundabunze ntihuku, ategereje ko wamuhereza ariko we ntashobora kugira ngo arikure n'akantu nakamwe. Uzamubwirwa n'iki? Arafite hejuru ariko mu gitondo unojya kumona usasanga revo ye iracyasinziye kuko ni umunyabugugu cyangwa usanga afite revo ya 0 baramuhaye ariko ntakeneye kurekura.
icyo gihe abantu ba TikTok babibona inshuro nyinshi nk'umuntu w'umuhost akabanza akareba ati uyu muntu afite level yakangaye njya kumuzamura, uyu muntu ni mubi sindi buze kumuzamura, agahita agukasa gutya akakwihorera. Ariko yabonye level iri hejuru wakundi n'abasirikare mugahita mumenyana, uyu ni umusirikare gutya gutya ati uyu ni umunigane kandi mu supporting nanjye zan supporting. Ni muri ubwo buryo rero nk'abo umuntu umpa gift hano hasi, nanjye yo nsanze ahantu ari kuri pano yaba yahostinze cyangwa yahostinzwe, nanjye ndagenda mvuga ati uyu muntu yarambracinze, nanjye reka mutema kana. Nuko ubushuti bukomeza. Mushuti Rwanda yabwiye Burundi ngo huguha, utaguhaye nawe ntukamuhe. None se video nti mfiteho kuri tiki zisibye hari icyo byakwangiza? Nta followers zangiza, ntacyo zangiza. Like nyine zizo video nyine zivaho, nese urazikuriraho icyo urazisibira iki. Ikindi reka nze mabwire ngo ni izihe video zitemewe kuri TikTok. Nzaguhura abo nzagibaza nzaruguha. Ndari nzaruguha rwose, uri no kuri level nziza y'10 uranatanga cyane. Gusa useka neza papa, urakoze cyane. Ese TikTok ihemba ku kwezi cyangwa oya? Umbaje ikibazo cyiza. TikTok ntihemba ku kwezi. Umva ikintu cyiza cya TikTok ntabwo ari nka YouTube. TikTok ntihemba ku kwezi. Nk'ubu uvuye hano ku murongo online bagwa gift ugasanga hagiyemo amadolari 50, ushatse uhita yakuraho 5 kuraho bitewe no kubishaka. Nicyo cyiza cya TikTok. Reka nzababwiye ngo ni izihe video mbi zo kudashyira kuri TikTok, nayahe mategeko abujijwe kuri TikTok. Ngo hangiye muri bamenyesha ndagufana cyane, irahemba byanyabyo. Umva ndakanyaba ngo TikTok irahemba byanyabyo, use ni kusobanura ndi gucurangira abahetsi koko. None se wamfasha iki? Erega ngewe nta kintu ndayiryamo. Umva ndakanyaba. Level 0 ngaho ndibe ndakanyako. Uyitwa Super afite level 0 kandi afite followers 56. Ariko man kanze nongere nitunganye nze dukomeze mabwira ibitemewe. Nizera ko ariko ndi kubasobanura neza mu kumva. Gerageza gusobanura byibuze ibintu ku buryo umwana w'imyaka 6 abasha kubyumva. Nge nkunda kuza n'ubundi byose ni amafaranga bari muri systeme. Ujye uzamubona niba ugize $1000 n'umuntu uzamubona korera amafaranga. Uzamubona wabikurize bimwe yarabwiriye. Aho ndi kuvuga wa muntu bikuza 100, 20, 40 ibintu nk'ibyo ngibyo. Ushatse wakora n'umwaho ugashira ukazabona umuntu agashyiramo PayPal akayaguhereza amafaranga yakubikuriza, byose birashoboka. Wambwiye icyo nakora kabisa. Icyo wakora wowe zamba mbonye rwose ntibinabaho nibizajya binabaho kuba umuntu ukora agapostinga video akabura aba followers, kandi video abantu bashaka content nziza egare kuzana aba followers. Content nziza izanya aba followers ubona amafaranga. Content nziza izanya aba followers ubona iki? Ubona ibiraka byo kwamamaza. Content nziza izanya aba followers urabihemberwa. Ibyo twabirangije twabivuze. Level isinzira gute? Level isinzira kubera ko hari igihe ufata umwanya wawe, dusipoze nk'urugero utwaye imodoka ugendera muri speed ya 80 ku isaha, ugiye i Rusizi, ugeze i Butare ugendera muri 80 wikuramo ugendera muri 20, urasinziriye. Ukarinda ugera i Rusizi ukigenda muri 20 kilometero 20 mu isaha. System rero itukwereka ko wasinziriye kubera ko umuvuduko wagenderagaho warawugabanyije. The same nibi ngibi no kuri TikTok nawe ubwawe ibyo uri kubona ko byasinziriye. TikTok yawe yarasinziriye. TikTok yawe yarasinziriye, ariko kubera iki yasinziriye? Nuko wayikoraga cyane wacitse intege zo gukomeza gukora. Nicyo ngicyo kisinziriza rero. Nuyikoresha cyane ugatanga gift irongera igire gute ikanguke. Hajya kuvuga ngo konti ngo yarasinziriye, no muri bank baravuga ngo konti yawe yarasinziriye. Nuko nta mafaranga uretse ntabwo umaze igihe utabitsa muri iyo konti ngo ikanguke nyine ubone ko ifite movement. TikTok ikora neza wayibwirwa n'iki? Uyibwirwa na level, uyibwirwa n'aba followers bayo ndetse na views igira. Yego, iyo TikTok ikora neza. Aha. Wambwira abantu bashobora kubikura mu Rwanda Shafi ibyo ngibyo se ko
ikibazo mbajije ubu nakivugira nkaho ko wa muntu we ngewe se ndi kuri level ya kangahe ndebera tiyote level ya 8 level yawe ni sawa nta kibazo ufite aba followers 23 sawa cyane level uyimenya gute bita mbibona nkanda kuri we ngahita mbibona intare ya kanwa level ya 5 1997 ndeka barebere nyuma maje gusobanura ibintu ngiye kubabwira Didier Mugisha ego ko bikira maranye nimwe ko nageze kumva gute kamera ngo murengero umusabire mina kwambia ndugu yangu Didier nguhamagaye kangahe Didier birabaje kuba ufite aba followers 41 level ya 0 ufollowing abantu 361 ndakubujije shaka igisubizo ngewe se ni kangahe yani level ya kari nimba ukeneye guhabwa no kugira ngo ibintu byawe bigende neza Doris Doris Uwase ndakwemera uyu witwa Doris Uwase ndamwemera ndanamwubaha ni top gift wa hatari ntago wa mu Rwanda bahakurya Doris Uwase ubishaka mu following uyu Doris Uwase uyu nguyu Doris Uwase uyu nguyu Doris Uwase mubona umwaya karawo Imana iguha umugisha dore Imana iguha umugisha uyu Doris muzahurana ahantu kuri pano abishaka bazo ubwenge mu following uyu Doris Uwase nababwiye kandi ubwo nabarabuye Anne Frida thank you so much Princess thank you babwira icyaje nangize kuki oya we ntacyo ndicyo dia ndabizi ntacyo uricyo byihorere gusa Imana igi guha umugisha utanga inama nziza ikindi gift wampaye zankoze ku mutima ntabwo nanjye wazahengeye nyine gusa twese muri rusange ni general warakoze kandi Imana igi guha ibyo utanga umuntu yavugura level yasinziriye gute no gutanga gift no kuyikangura ugapostinga ugatanga gift iyo utanga level yawe irasinzira uhabwa ntutange level yawe irasinzira hanyuma rero ni ibiki bituma TikTok yawe ikubaninga hari amagambo amwe namwe atemewe gukoreshwa mu Cyongereza